Tubahaye ikaze bakunzi ba channel yacu Miss Theonie. Nk'ibisanzwe twagarutse muri bya biganiro byacu bivuga ku buzima, twagarutse kuri bya biganiro byacu byubaka ubuzima. Uyu munsi tuje kubabwira ku kintu abantu benshi bibaza. Nawe ushobora kuba ufite amatsiko wibaza ese bigenda gute kugira ngo umugore amere ubwanwa? Ubusanzwe ubwanwa ni ikintu tuziho ko abagabo aribo bamera ubwanwa, ariko hari igihe biba ngombwa ko ubona umuntu w'igitsina gore wameze ubwanwa, hano hose rwose ubwanwa buriho. Nkaba rero nje kukumara amatsiko y'impamvu ishobora gutera kuzana ubwanwa ku gitsina gore. Muri kumwe na muganga Theophile. Niba ari bwo wagera kuri channel yacu, wibuke gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, kugira ngo ujye ukomeza wunguke ibintu byinshi bijyanye n'ubuzima hano kuri channel yacu. Wohereza ikiganiro inshuti zawe nazo zibashe kunguka ubu bumenyi, kuko ushobora gusanga nazo zifite aya matsiko. Ngiye kubabwira rero ibintu bitandatu bishobora gutuma igitsina gore kizana ubwanwa. Ikintu cya mbere gitera abagore cyangwa se igitsina gore kuzana ubwanwa ni imisemburo. Ni ukuvuga ngo mu mubiri wacu habamo imisemburo ya androgene. Ino misemburo rero iyo yahuye n'ibibazo bishobora gutuma umuntu igitsina gore kimera ubwanwa. Iyo misemburo rero niyo ngiye kubasobanurira. Ubusanzwe umugore agira imisemburo mike cyane twita testosterone. Iyi misemburo ya testosterone ni imisemburo igaragara cyane ku kigero kiri hejuru ku bagabo, kuko ni umusemburo ubafasha nyine kuzana ubwo bwanwa, kuniga ijwi n'ibindi byinshi mujya mubona ku bagabo. Igitsina gore rero usanga uwo musemburo uri ku kigero kiri hasi cyane. Iyo rero uyu musemburo uzamutse ukajya ku kigero kiri hejuru ku muntu w'igitsina gore, aba ashobora kugira ingorane zo kuzana ubwanwa, aba ashobora kugira n'izindi ngorane zo kuvuga nk'abagabo. Uyu musemburo rero umugore wahuye n'izi ngorane z'uko uzamuka ukajya ku kigero kiri hejuru cyane, azana ubwanwa. Icya kabiri ni ukugira ibibazo by'uturemangingo dutwara DNA. Ziriya genetike cyangwa se ziriya gene zo mu muryango. Utwo turemangingo rero twa DNA ni ukuvuga ngo ni uruhererekane rw'imiryango. Hari abantu mu maraso yabo baba baremye ariko uko bimeze bafite iyo misemburo, ku buryo rwose usanga uwo muryango bafite ubwanwa. N'ibisekuru byabo wakurikirana ugasanga abagore bo muri uwo muryango bamera ubwanwa. Ibyo rero biba byaturutse kuri gene z'iwabo cyangwa se ku ruhererekane rwo mu muryango binyuze muri za DNA zabo. Rero urumva icyo ngicyo cyo nta n'uburyo wagihindura, kuko ni ibintu byikora, ntabwo ari ibintu wowe uba ufiteho ububasha. Icyo ni ikintu cya kabiri gishobora gutuma umugore amera ubwanwa. Icya gatatu ni ukugabanuka k'umusemburo wa estrogene. Ubusanzwe igitsina gore kigira umusemburo wa estrogene ku kigero kiri hejuru cyane. Uyu musemburo akaba ariwo ushobora gutuma abana cyangwa se abana b'abakobwa bageze mu kigero cy'ubwangavu bazana amabere, abandi bagatangira kuvuga ijwi ryiza riyunguruye, abandi bagatangira kubyibuha bakazana amataye. Uwo musemburo rero iyo umuntu yagize mukeya mu mubiri we cyangwa se wagabanutse mu mubiri we, aba ashobora kugira ibyago byo kuzana ubwanwa. Kuko impamvu uno musemburo wa estrogene ubundi ufasha kugabanya mu mubiri w'abagore cyangwa se mu mubiri w'igitsina gore, uyu musemburo ufasha mu kugabanya testosterone, ariwo wa musemburo nababwiye uboneka cyane ku gitsina gabo.
Iyo rero igitsina gore kigize ibyago by'uko uriya musemburo nawo uba uri ku kigero kiri hasi, bishobora guteza ingorane z'uko uwo mugore amera ubwanwa. Ikintu cya kane ni imirire y'umuntu. Ni ukuvuga ngo ibyo umuntu akoresha mu mibereho ye, ibiryo arya, ese harimo ibihe bintu bishobora gutuma yahura n'izo ngorane. Ubushakashatsi bugaragaza ko imirire y'umuntu ishobora gutuma imisemburo ihindagurika. Ni ukuvuga ngo bitewe n'ibyo urya bishobora gutuma imisemburo mu mubiri wawe ihindagurika. Bitewe n'intungamubiri zinjiye mu mubiri zishobora gutuma imisemburo yawe ihindagurika. Kwa guhindagurika hashobora kubaho ko wenda imwe yagabanuka iyindi ikiyongera, uko kwiyongeraho cyangwa se uko kugabanuka bikaba byatuma uzana ubwanwa. Hari intungamubiri zimwe na zimwe zishobora gutera ibyo bibazo nk'ibintu bikize kuri vitamine B6 cyangwa vitamine cyangwa kuri zinc. Vuga ngo niba ukunda kurya cyangwa se gukonsoma ibintu bikize kuri vitamine B6 cyangwa kuri zinc, uba ushobora kugira ingorane z'uko umubiri wawe iriya testosterone izamuka, uriya musemburo uzamuka, hanyuma ukagira ingorane zo kumera ubwanwa ubaye uri igitsina gore. Ikintu cya gatanu ni imiti. Vuga ngo hari imiti abantu benshi bakunze gukoresha, iyo miti ikaba ishobora kuba yaguteza ingorane zo kumera ubwanwa. Urugero nk'abantu bakoresha imiti ya kanseri, abantu barwaye kanseri bafite imiti runaka bakoresha kugira ngo ibafashe kuri ya kanseri, bishobora nabyo kuguteza ingorane zo kumera ubwanwa. Abandi ni abantu bashobora kuba bakoresha imiti yongera ingufu. Abantu bakoresha mwene iyo miti akenshi bakunze kugira ibyago by'uko iriya androgene, wa musemburo wa androgene uzamuka. Iyo rero iya androgene yiyongereye mu mubiri kandi ukaba wowe uri igitsina gore, biba bishobora kuguteza ingorane zo kuzana ubwanwa. Rero ikindi kintu abantu mugomba kumenya ni uko ikintu cyo kumera ubwanwa ku gitsina gore ntabwo ari ibintu umuntu ubwe ahamagara, ntabwo ari ibintu umuntu yishakishiriza ngo bize, ni ibintu bishobora kukubaho nta ruhare wabigizemo, wowe gusa ukabona ubwanwa buraje. Ikindi kintu gishobora gutuma umuntu amera ubwanwa ni igihe umuntu ageze mu gihe cyo gucura. Hari abantu bajya bamera ubwanwa bageze mu gihe cyo gucura. Impamvu bishobora kubabaho ni uko buriya iyo umuntu ageze mu gihe cyo gucura, wa musemburo wa estrogene uragabanuka. Uko ugenda ugabanuka rero, kandi twabonye ko uko ugabanyutse mu mubiri uba ushobora kugira ingorane z'uko testosterone iyo izamuka. Yamara kuzamuka rero ukagira ingorane zo kumera ubwanwa. Gusa rero nubona umuntu w'igitsina gore ufite ubwanwa, rwose ntukanabitindeho, ntukabigire n'ikibazo gikomeye cyane, kuko ntabwo ari ibintu yahamagaye, ni ibintu byamubayeho biturutse ku mibereho, biturutse kuri gene, biturutse ku miterere y'umubiri, ku buryo nta n'ikindi kintu yabihinduraho. Mwabyumviye ko ari ibintu rwose bidasanzwe. N'abayobozi bavuga ko ari ibintu bidasanzwe, kandi koko ubyumvishe, nimba wabyumvishe neza wumvishe ko bidasanzwe. Ko hari ibituruka ku miti dukoresha, kandi iyo miti nayo dukeneye kuyikoresha kuko turwaye. Kuba rero twazana ako kasinye gatoya ko kuzana ubwanwa ntacyo byaba bigutwaye, ariko mu gihe ya ndwara iri gukira, mu gihe ya ndwara iri koroha. Ikindi, nimba ari uruhererekane rwo mu muryango, nabwo nta kintu wabihinduraho kuko ni umuryango wavukiyemo, nta n'uburyo wabihindura, nyine ni uko bimeze, ugomba kubaho umeze gutyo. Gusa ikintu abantu benshi kibagora ni ukwiyakira. Buriya ikintu cya mbere cyose, iyo wamaze kwiyakira ukumva ikintu ko nta kintu gitwaye kuri wowe, ukumva wowe ubwawe wabyakiriye, urushaho gutekana,
urusheho kumva umerewe neza, ukumva na cya kintu nta kibazo giteje ku mubiri wawe. Na cyane ko kuba hano haba hariho ubwanwa, nkeka ko nta ngorane biteje ku muntu, nta zindi ngorane biteza umubiri. Ntago ari indwara, icyo ni kimwe. Kuba rero atari indwara, niyo mpamvu utakabaye ubigiraho ikibazo cyane. Rero nimba wajyaga nawe ufite amatsiko wibaza impamvu abagore bamera ubwanwa, cyangwa se nimba nawe uri umwe muri ba bandi babwiraga ngo kugira ngo umugore amere ubwanwa ngo nuko aba yariye inyama z'ihene, ngira ngo wabyumvishe ko nta hantu bihurira. Gusa wenda akantu gatoya bishobora guhuriraho nuko buriya mu nyama dushobora gusangamo za zinke, tugasangamo za vitamine B6 zishobora n'ubundi nyine kuba zaguteza ibibazo byo kumera ubwanwa ubaye uzirya kenshi cyane. Ntabwo rero mvuze ngo abantu ntibarye inyama, ngo igitsina gore ntibarye inyama, kuko ni ibiribwa tugomba kurya birimo n'izindi ntungamubiri zifasha umubiri wacu. Ahubwo uramutse ugize ingorane zo kubona ubwo bwanwa bwaje, ni byiza ko uzaba uzi aho buturutse, ni byiza ko uzaba uzi icyabiteye, hanyuma ukabasha kwiyakira. Mwakoze rero kubana natwe, mwakoze kudukurikira, ndakeka amatsiko wari ufite uyashize, ahasigaye ni ahawe ho guhereza ikiganiro inshuti zawe, kugira ngo nazo zishire aya matsiko, kugira ngo nazo zimenye byinshi bijyanye n'ubuzima, kugira ngo nazo zisobanukirwe byinshi zibazaga. Nimba hari ibindi wibaza, nimba hari ibindi wumva twagufasha bijyanye n'ubuzima, nahawe rwose twandikire muri komenti. Turahari ngo tugufashe, turahari ngo tugusobanurire, dukomeze twubake ubuzima buzira indwara. Mwakoze rero, Uwiteka akomeze abafashe, dukomeza gushimira mwe mwese mubana natwe, mwe mwese mwakoze subscribe, n'abatarayikora kandi mudukurikira, ni ukuri Uwiteka akomeze abane namwe. Bye.